Mu kwezi k'Ukwakira na 2025 LWD yakomeje urugendo rwo guhindura imibereho y'abaturage, guteza imbere uburezi, ubuzima bw'imyororokere no kongerera urubyiruko n'abagore ubushobozi binyuze mu bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ibikorwa by'ukwezi kwa 10 byaranzwe n'ubushake bwo guteza imbere umuryango nyarwanda, dushyize imbere uburinganire, ubuzima n'ubumenyi byadufasha mu iterambere rirambye. Uyu ni wa mwanya muto tureberamo ibikorwa byakozwe n'umuryango LWD mu gihe cy'ukwezi. Muncamake muri kumwe nanjye Irene Mutijima, muhawe ikaze. Ukwezi kwacu twagutangiye neza ku itariki ya 2 Kwakira. Aha twakiriye abashyitsi baturutse muri FAWE Africa bari bayobowe na FAWE Rwanda, basuye urubohokero safe space mu karere ka Gatsibo. Uruzinduko rwari rugamije kwishimira inkuru nziza n'impinduka zigaragara mu rugendo rwo guteza imbere umwana w'umukobwa, hitabwa cyane cyane ku buzima bwe bw'imyororokere. Ababyeyi, abakobwa ndetse n'abagore bagaragaje impinduka n'iterambere bagezeho binyuze mu mushinga MUKWEZI cyangwa se Inzira. Aha abana bagarutse ku ishuri nyuma yo kubyara, abafite ubwandu bwa HIV bavuye mu bwigunge, abatangiye ubucuruzi, tutibagiwe abafite ubumuga ndetse n'amatsinda yigisha gukora pads. Nubwo umushinga MUKWEZI warangiye, ibikorwa byabo bizakomeza kubaho binyuze mu mpinduka nziza zigaragarira mu mitima n'imibereho y'abaturage babashije guhura ndetse no gufashwa n'uyu mushinga. Hagati ya tariki ya 7 na 8 Ukwakira na 2025 twakoze amahugurwa mu karere ka Gakenke. Ni amahugurwa y'iminsi 2 yabereye Gakenke agamije kongera ubumenyi Ba Masenge, marume n'abahagarariye urubyiruko, higwa ku buryo bwo kugarura abana ku ishuri binyuze mu mushinga LIFT, Learning and Inclusion for Transformation, cyangwa se uburezi budaheza hagamijwe impinduka. Basobanuriye modo ya Masenge mba hafi n'imwe mu nzira zikomeye zifashishwa mu kugarura abana ku ishuri, hakurwa n'inzitizi zose zatuma umwana adasubira ku ishuri. Ku itariki ya 9 Ukwakira na 2025 mu karere ka Gakenke n'ubundi habaye uruzinduko rwa Jane Chapman, ni minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe iterambere mpuzamahanga, aho ashinzwe gukurikirana ibikorwa by'iterambere byo muri Afurika na Amerika y'Amajyepfo. Yasuye ishuri rya Groupe Scolaire Kirebe mu karere ka Gakenke kugira ngo arebe ibikorwa bya gahunda ya LIFT program. Yahuye n'itsinda ry'abashinzwe uburezi mu karere ndetse n'umuyobozi wa LWD Jean Claude Neza. Yagaragaje intambwe imaze guterwa n'imigambi yo gukomeza gufasha abana b'u Rwanda mu kugira ejo hazaza heza. Ku itariki ya 14 Ukwakira na 2025 twitabiriye inteko n'inama rusange y'abaturage mu karere ka Gakenke. LWD yakomeje ibikorwa byo kwegera abaturage, ikorana n'ababyeyi, Ba Masenge, marume ndetse n'intumwa z'urubyiruko mu biganiro bigamije kugarura abana ku ishuri. Aha hari hagamijwe kumurikira abaturage Ba Masenge ndetse na gahunda ya Masenge mba hafi. Aha abaturage berekanye ubushake bwo gufatanya n'umushinga LIFT kugira ngo hatagira umwana usigara inyuma mu burezi. Muri siroga y'uyu mushinga igira iti, abana bose basubire ku ishuri, bige, bagumeyo kandi batsinde. Ku itariki ya 15 Ukwakira na 2025 twizihije umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Aha LWD yifatanyije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro, ishimira ubutwari, umurava n'uruhare rw'abagore bo mu cyaro mu iterambere ry'igihugu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yagiraga iti, umugore ni uw'agaciro. Ku wa 16 Ukwakira na 2025 twizihije umunsi mpuzamahanga w'umukobwa. Ku bufatanye na Amplify Girls, LWD yizihije uyu munsi ku nsanganyamatsiko igira iti, The girl I am, the change I lead. Abakobwa bahawe pads n'ibikoresho by'isuku hagamijwe gushyigikira icyatuma bakomeza kwiga nta nkomyi yo kubura bimwe mu bikoresho by'isuku. Kuri uyu munsi kandi mu karere ka Rwamagana, LWD ku bufatanye na FAWE Rwanda habaye ibiganiro n'urubyiruko rwiga kuri LWD Vet Center bigamije gufata iya mbere mu guhanga ibitekerezo bishya, imishinga y'iterambere byafasha urubyiruko kwiteza imbere. Aha urubyiruko rwahaye amahirwe yo gutanga ibitekerezo byarufasha kugera ku nzozi zarwo mu rwego rwo kugira ngo afate ibyemezo bazahereho bashyigikira urubyiruko ariko binyuze mu bitekerezo byarwo. Ku wa 17 Ukwakira na 2025 twishimiye intambwe yatewe n'umwarimu wacu wa Maria Adelphine wo mu bukanishi bw'amagare ya siporo. Kuri uyu munsi LWD yishimiye intambwe yatewe n'uwo Maria Adelphine warushijeho kuzamura urwego rwe rw'ubumenyi, aho yahawe indi mpamyabumenyi na Gear Up. Mu bufatanye na Tugende n'abandi bafatanyabikorwa bose bateguye iyi gahunda igamije guteza imbere urubyiruko rw'u Rwanda. Ku wa 23 Ukwakira na 2025 LWD yifatanyije na Plan International Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bayo mu gutangiza Country Strategy 2026-2030 ifite intego nyamukuru yo gufasha abana, abakobwa n'urubyiruko gukurira mu miryango itekanye iharanira uburenganzira n'iterambere rirambye. Ku wa 23 Ukwakira na 2025 twitabiriye Youth Racing Cup mu karere ka Bugesera.
ikipe y'abakobwa n'abahungu bacu ya Bike for Future Cycling Team yitwaye neza muri Youth Racing Cup mu gace ka 9 kabiri mu Bugesera ku kibuga cya Freedom of Dream. Abakobwa bacu Jacqueline na Denise begukanye intsinzi, bigaragaza imbaraga z'urubyiruko ruto rw'abakobwa mu mikino w'igare. Ku 28 Ukwakira no 25 twakoze ubukangurambaga ku ruhare rw'ababyeyi mu iterambere ry'urubyiruko mu karere ka Gatsibo. Binyuze mu mushinga Bike for Future, LWD yakoze ubukangurambaga bufite insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'ababyeyi mu guteza imbere abana n'urubyiruko. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abaturage benshi, abayobozi b'inzego z'ibanze barimo gitifu umusigire w'umurenge wa Rugarama ndetse n'ababyeyi batandukanye bagaragaje uburyo uyu mushinga wafashije abana babo kwiteza imbere yaba mu mukino, mu myuga ndetse no mu mibereho myiza yabo ya buri munsi. Ngaye nguko rero ngibyo bimwe mu bikorwa byakozwe na LWD muri uku kwezi kukwakira 2025. Turashimira ubufatanye bwanyu ku bafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa bacu. LWD ibijeje gukomereza mu bufatanye bushimangira uburinganire, uburezi, uburenganzira bwa buri umwe n'amahirwe angana ku bantu bose. Mwarakoze cyane kubana natwe, dusubire muri uku kugushyingo kandi kuzababera ukwezi kumugisha, twige, dukore kandi dutere imbere. Mwari kumwe nanjye Irene Mutijima, naho ubutaha. Shalom shalom.